umugabo wese ufata umwanzuro akavuga ati ngiye gusambana nubwo yaba afite urugo rwe agiye gusambana uriya mugabo mujye mumwubaha aba yiyaminiya nta mugabo w'imbwa usambana akaba n'abagore kandi babasazi abeshya umugabo ngo aramwemeje agatangira Yesu ndakiriya cyose n'icyaha nanjye mushiki wa papa mari namutamira rwose ngo shangazi namutikura pe gasubiremo ako kantu nanjye mushiki wa papa mari namutamira rwose ngo shangazi namutikura pe hano hanze hari udusoroma dufite ikintu bita umuzigo bro uranga kumurya iryo joro urazinduka ujya mu kazi bebe aragenda asa reka nkite ka suruduwiri twatuniga mufeka mwebwe mwabagabo mufeka ngo ngino mbowo nginerurira ngo umufuka ngo uretse gato ngino mbowo nginerurira umufuka w'ibirayi ngo amakara ngini uzi kare yagafasha umugore wawe bro karamunyunya shangazi wawe umunyamahano yaka ngo shangazi w'umuntu uzi icyo ari cyo nose isoko abakurongoreye umugore saba ari umwana we kumuvuga ngo ni amahano oya kuba wasangira na so urumva nta birenze ariko shangazi wawe kuki namutikura se wowe kuraho umusego nawe njyewe impamvu mfite ikintu kinini sinshaka ko kigaragara kuri kamera umubyeyi hano arimo kwihishira umuzigo ntabwo yakuvuga ngo what do you want what do you want urashaka iki ubu ngubu ko ushaka ka cyawe kuvuga ngo I want no ko ndashaka ituru abagore benshi hari abantu tujya tuganira mana abagore benshi bajya bima amagabo akamubwira ati ndumva ninanira ariko wowe ni buri munsi akamubwira ati ubwo wihangane bana ngo n'ejo ni umunsi nabakoze nabi ko na Bibiliya irabibuza ngo umugabo icyo ashaka umugabo buriya nabo abantu bajya bavuga ngo ni igisetsa mfizi yego buriya ntabwo baba bishyuye abagabo baturishwa n'iriya ngingo bakagira umutima mwiza kandi ukirinda kumubwira ibibazo byawe ari guhimbaza Imana reka umugabo abanza ahimbaze aramye narangiza umubwire ibyo ushaka ariko ntubimutegereho bane nko kumutegera ku biryo umuhaye ibiryo utangiye kumubwira ibibazo hari umujama yarambwiye ngo nasanze ari kumwe n'umukobwa nyine bameze nk'abakundanye mu nzu mpita mubaza se mushyira ku ruhande ese ufite sheri kuri muri kuganira ngo turakundana ngo urumva ngo twagiye mu cyumba ngacunga ngiye kugera kuri gahunda ngahita mbwira ngo ntabwo twabikora utankunda mpita mubwira ngo ni urukundo rw'ubuzima bwanjye none ngo turarangiye ngo twabirangije ubu nyine ndacyari kumubwira ngo sheri ariko namara kugenda birabira uraza guhanura ko umukobwa agumiwe ngo baramuzinze kandi mwa bakobwa muhunga abahanuzi bababwira ko babazinze toka akonyumvira bano bakristo ndagasa umuhanuzi ukubwira ko bakuzinze ajya umubwira uti isuka n'agatebe ihuye abanje Imana uragatsindwa na Bikira Mariya yezagira impuhwe nzingiye hese ko bababwira ko babazinze ntakubwira naho uzingiye kuki se kubwira ko bakuzinze ntakuzingure takawuko hagiye mubancapira nk'ishya ebyiri nziza abagore umugore ajya hariya ngo
ngo wambwa we nunsubira mu maguru nzamenya ko databyaye imbwa kazi sinyasubira kubirutsi na rutsi kanesha akamusubiramo uzatinya umugore. mwanafunzi je naravuze ngo ibi bintu usobanura ubundi wowe wabikuye. Mwanafunzi ko twese twize ahantu hamwe keretse nimba warambutse ukajya kwiga mu mibumbi igiye itandukanye imibare uyikura he ngo za quadrillion ngo za ngamba bara none umva iki cyegeranye kwagiye. Nibyo wabyumvise neza. Mu myaka miliyoni 300 ishize mu gihe cyiswe Carbonifere washoboraga guhura n'isazi ingana n'ihene mu bunini. Uruyuki rwashoboraga kukudwinga rukaguca igisebe kinini cyane. Ikihe cyaha gikunda kugonga mu buzima bwa buri munsi? Icyaha cyangwa hahandi uvuga atari ko mana bino bintu mbiretse shinaba ndi intungane imbere yawe. Oya tsetse biricyo nibyo ngiye byangugusha mu cyaha. Ariko yabire byangusha mu cyaha. Arura mwana gene ndiye. Yewe rero iyo mfite bitanu n'inzu y'abandi yishyuye ndihengeka. Dushobora guhura mpengamye ukagira ngo hari ikibazo nagize. Iyo mbizi neza ko abana bari burya nkaba mbizi neza ko inzu y'abandi igize ute yishyuye dushobora guhura nahinduye sitire ukaba wagira ngo hari urukeba unarwaye. Iyo uza guhitamo ukuvuka wari guhitamo uri umukobwa cyangwa wari guhitamo kuvuka uri umuhungu? Nari umuhungu. Bundi mukobwa uwo ari we wese utari kuri level Mutesi Jolly umugabo arakenerwa. None se hari igihe tudakenera kurya? Nsubiza hari ubwo umubiri wacu ukenera kurya. None ni gute tudakenera umugabo babu? Umugabo turamukenera ahubwo se Yesu we. Nese umugabo ni ibiryo cyane. Gute? Ni ibiryo. Gute? Neza. Uramurya? Yego. Araribwa. Aha. Kwaribwa. Oya. Araribwa pe. Umugabo ufite amafaranga ufiyaminiya kuri gahunda bagomba no guca ibintu. Umugore wese wishimye mu rugo agomba kuba akorerwa imibonano mpuzabitsina neza akaruhuka bituma wishima. Bitabaye neza rero ubwo ingaruka no mu bana zigeramo kuko uzabashihura abakozi ubarye ubabwire nabaho ugiye usanga ni wowe. Ariko ni muzima cyane. Ubu se mwari gukorana iki koko? Twabara dukorana iki abantu babiri? Twari dukorana. Cyangwa tugakorana. Muhoberere mu kiganiro. Muhobere rwose. Ariko ngo wakoye ngo agira atarya samusi. Akora yashaka. Uzi ko kwisumbukuruje di? Yisumba. Pe kumuka. Shasa musu. Kusuimana ngenera nkaba naho nasabye. Uzasabone ntiyapfuye shema. Yesu. Anyeretse urukundo rurambuye. Wanyeretse urukundo rurambuye. Nukuri naranyuzwe pe. Yewe data we. Yewe data we. Ari ndimba bro. Cyangwa ndongora nkutunga. Karongorwa na Satani. Ndongora nkutunga nkahambirwa. Uko ndi umukristo. Naho ubundi amabendera y'ababiri y'abakamutse. Arongeye de. Uguhaya muhatare. Wowe bakuntegereza tugakorana ikiganiro. Yesu. Karagundira ikitse we. Uzi kuvuna igitanda? Sinako kivu
nivuna kuva ubwo nkivunira umuheto. Dovu kubera icyo abantu bagabanya imyaka. Ariko njye abantu bagabanya imyaka ni abantu baba bararushye ariko abantu babayeho neza bize bakabona akazi kahita kugira ngo njye nyigabanye nayo njya kugira ngo nzabone pasiyo hakiri kare. Gusambana ni ndwayi wanje wowe ushaka leta igufasha iki wewe? Yumvira ndagaswera. Ushaka leta igufasha iki? Ndeka rero ndacitangire niki wanje si iki wawe. Iki kuba baje muri ivyo ni icyahe basi. Mfa kuba nacogeje. Ikintu nko kumva unyweye akantu keza ubunyweye iki? Ewe ndamata byataje. Nimba ubyibuka kuri uriya munsi waranyweye amata y'icyo cyari kivuguto. A few moments later. Ngo umutipa wagushaka ngagiye kukurya igeretse ntabwo baramenya season tugezemo. Namwe abakobwa kuko musenga ngo muturyara bibaho. Buriya abasore ntabwo nabakontaho cyane kuko abagabo ntibasaza ariko abadamu twebwe dufite ukuntu nyine dusaza sibyo. Ubu imyaka mfite urebye umusore uyifite ni agasore nyine gatoya kari aho ngaho ariko dore ndashaje ndi urukecuru nyine bira. Aujourd'hui aussi c'est un autre jour. Ubundi umukobwa w'imyaka 28 kuzamura iyo utarabona umuntu ugutereta akubwira ibintu bizima ngo mubane mugire gute uratangira ukiheba ugatangira ukajya wimyoza buri kanya. Ajomba barira Abandi babuze abagore nawe ati n'abagabo barabuze. N'abagabo barabuze mwana. Mu buzima bwawe kugeza ku myaka 53 ubu ngubu usatira 54 hari umuntu wari watinyuka agakwita imbwa? Imbwa sha buri munsi barazitwika. Abo ikimbabaza nuko n'abagore umuntu aba yarashatse agira kwita imbwa. Bise tuzora tukwibukira kuki? Hari n'ukuntu umupfa tugashaka amarira tukayabura. Ngukira. Bise turarizwa n'iki wakoze? Uduhombye iki gupfa kwawe? Usibye ko budukonsomye turi gushaka isanduku nimva. Nataye nziza ngo unambarira abakobwa bakoze mariage. Ufite amafaranga yo gutwerera bakoze ubukwe ntufite nataye zo kubambarira. Ubwo urumva udakanura nk'itado washizemo peteroli. Tameze nk'ikihebe we ushaka gukora biriya yibere muri telefone. Ariko kugira nshyiremo ibyo mineke wanzanira umuhungu. Aho kugira ngo nshyire iyo mineke ngo kombure wapi wanzanira umuhungu. Niba ari sheri wawe se muraryamana kugira atakwishyura kugira ngo bakakwishyure kuko nyine ntabwo na sheri wawe agomba kukwishyura. Yego. Ntabwo ushobora kuryama n'umuhungu. Ntabyo ku buntu wapi. Aho kujya umuhe ku buntu ujye umwihorera unamwime. Mureke. Yego. None se wowe ubishaka? Nje mbishaka. Yego we ntushobora kubishaka ukavuga ati wenda ngwino muhungu nanjye ndagushaka. Icyo gihe nyine byarabaye. Twabyumvikanyeho yabimbwiye. Noneho akibona video yanjye ya mbere azanaho ubwana nyine aranyanga. Nyine baro mu video yasohora. Ya we ndabona nagakene ariko kancegere kamfe kuza. Nibyo koko umuhungu udafite amafaranga nta musu wagiye yakwiye ariko nawe wa mukobwa we niba ufite ibimenyetso ihangane rwose nawe nta mafaranga y'umuhungu ukwiye. Icyambere nta nyashu ufite cyane icyo ni ikimenyetso nyamukuru kigaragaza yuko ntayo ukwiye pe. Niba none uhura n'umuhungu akayaguha ntazo ufite fata ushoboye ugende. Ibyo ngibyo si
ngombwa ngo ubunanyaka amafaranga yego ushaka no kuza rwose kanampera ubuntu ariko kubera ibyo bintu byonyine ntugaruke cyane icya kabiri yego ibere ryawe ryaraguye imeze nka capati ufite ibere ryaryamye gutya ku buryo umuntu aribona mu gasutiye ukabona ikintu cy'ikirongo kimana ubugugu kurishyira mu gasutiye urarihina gutya nka Rolex kugira ngo rihagarare nayo ukwiye kumera ubuntu no ku buntu ntungarukira icya gatatu yego urara mu mbari yego ushatse kuvuga ngo uruwo ku muhanda yego ntukwiye umuntu n'umwe nayo nuyabona twarayo mwewe na kibiri jyana no ku buntu yego